bw'amahoro yanje ubutunzi bukomeye kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe kuko wandemeye ishimwe mu mutima ncitse intege uraza urandamira. Yes, shalom ku bantu mwese mudukurikiye ku bantu bakora The Blessing Show. Amazina Juliet n'ibisanzwe muhawe ikaze mu kiganiro The Blessing Show. Hanyuma rero ahantu turi ni kuri Casa Keza. N'ahandi rero nushaka gusohoka muri weekend ahantu hatuje wagana Casa Keza. Casa Keza rero iherereye Kacyiru munsi ya Minagiri ku kapaka 583 ugakomeza imbere utibona kapaka Casa Keza ukinjiramo ukahatemberera ukarushaho gusa neza ukarushaho kuryoherwa no muri kumwe. So Imana ibaha umugisha rero turi kumwe n'umutumirwa wacu na wundi n'umwe mu bantu avuga ko azamutse cyane muri gospel ministry cyangwa gospel industry. Reka bivuge gutyo. Uwo nta wundi ni Babou. Umeze ute? Iso turakomeye shima kabisa. Babou, wenda abantu benshi bakuzi nk'umuririmbyi, bakuzi uririmba performinga muri performance zitandukanye, ariko ndagira ngo tubanze tumenye Babou ni muntu ki? Niryo zina ryawe cyangwa tubwire tubwire amazina yawe? Amazina yanjye yose nitwa Imana John Babou. Muri musique nkoresha Babou ni iryanjye nyine nk'ibisanzwe, hakonywa n'akandi kantu bita Melo. Bikaba Babou Melo. Melo ni half ya melody. Okay. Nakuze ndi umuntu ukunda kugira utumelody tubabaje ukuntu, iyo naririmbaga nabaga mfite utumelody tubabaje ukuntu. So abantu bakamwe wa mwana ugira utumelody ukuntu. Noneho mvuze ngo melody, numva melody hari abandi bantu barifite benshi. Batazavuga ngo nashishuye. Tamva no ngira Melo. Bitaga Babou Melo. Babou Melo ni umuramyi, ndirimba indirimbo ziramye zikanahimbaza Imana. Ubikirenze kuri ibyo ngibyo abari basanzwe bamenyereye muri izo ndirimbo, Imana yangiriye neza impindi mpano, ubu nsigaye nkora na production, ubundi producer. Erika. Yego. Félicitations. Merci. Ndumva ari ibyo. Usigaye uri producer ubu ngubu, urikora indirimbo zawe? Cyane. Wow. Babou yavukiye, Babou akura he, yigira he? Ndagira ngo duhe background yawe. Babou ndi umunyarwanda pure. Navukiye kwa muganga mu bitaro by'Inyamirambo ntazi, ariko byari Inyamirambo. Mu yandi magambo. Yego. Ndahava njya kuri Kabuga, kuva icyo gihe kugeza akanya niho nkiba. Urabana bangaye wanyu? Turabana ntazi umubare akanya, ariko njye kuri papa na mama ndi umwana umwe, ndi kinege njyewe. Yego. Ariko mama afite ukuntu yigenje na papa. Kuvuga ngo abandi bana kwa papa na mama. Ariko ubundi njye ndi umwana umwe ndi kuri. Bose urabazi se? Sinzi bose, nzi bake na bake kuko ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubana n'ababyeyi banjye bose. Ari papa si twabanye, ari mama si twabanye. Ubu rero nakubwira abo mperuka igihe mbaherukira ugusimbiza. Nakuranye na grand-mère wanjye ubyara papa, nyogokuru ubyara papa. Uza gusanga mama nyuma cyangwa narubura cyari kumwe na grand-mère? Ndacyari kumwe na grand-mère. Na grand-mère. Yego. Mama na papa ntabwo. Ariko mama we turahura kuko ari muri Kigali, aho mperukira kuvugana na papa kera nko muri aba mu Rwanda cyangwa? Oya we ari hanze. Ari hanze. Ako duheruka kuvugana kera. Ariko nta kibazo. Nta kibazo na kimwe. Ntabwo wamenya. Okay. Hanyuma Babou akunda iki? Babou ni iki kintu kimushimisha mu buzima bwe? Kugera ku kintu nshaka. Icyo kintu kinshimisha. Ubwo impamvu nakoje ngo ushatse kuvuga iki, bavuze ngo ni iki kigushimisha mu buzima? Mu buzima. Kugera ku kintu nshaka, kubona ikintu nshaka biranshimisha. Biragushimisha cyane. Ni iki kintu cyakubabaje Babou mu buzima bwawe? Ikintu cyambabaje kurusha ibindi byose. Kuva aho ugeze aha ngaha uri muto, ibyo byose hari ubuzima wagiye ucamo. Ni iki kintu uvuga ati kino kintu ushobora kuzakibagirwa mu buzima bwanjye? N'abana banjye sinifuza ko bazakicamo. Ni ikintu nabitse imyaka myinshi, nta n'abantu benshi bari bakizi, ariko impamvu wenda nshobora no kukivuga n'aha ngaha nuko nagize concert last year
icyo kintu ndakivuga muri concert abantu baratungurwa ba surprised nawe ushobora kuba surprised icyo kintu cyambabaje nkaba numva nta n'umuntu uwo naba nzi wese so nta bantu si banyumve nabi abameze gutya bari muri ubwo buzima aka kanya ntibanyumve nabi nigeze kuba umukozi wo mu rugo so impamvu uvuze gutyo ntihagire umuntu ushaka kumva ngenda umukozi wo mu rugo no njye ni ikintu ntakundaga sibyo ariko nisanga muri iyo ka so ariko sinifuza ko ari umwana wanjye wakigerwaho cyangwa se undi muntu ari wese kuko ni ikintu ngewe nimba atari ibanga buriya biba byiza kuvuga ubuhamya no kuvuga aho Imana yakuye umuntu sibyo kugeza ubu ngubu rero uriho nanjye biranongoye ubwanjye sibyo bitumye ngira utubazo twinshi two kubaza ariko ibyo ari byo byose nkeka ko ngubu uri ukomeye udafite ubwoba bwo kuba wavuga ati Imana yankuye ahingeje aha ngaha cyane kugira ngo mbwire byagenze gute situation nk'iyo kugira ngo ibeho so ntabwo ari ibanga kuko sometimes iyo bivuze hari umuntu uri aho hantu runaka kumva nawe asubijwemo imbaraga yuko bizarangira akabivamo akagera mu bundi buzima bwiza ni situation ntazi ukuntu yasobanura yagorana cyangwa se yanatinda ariko cyari igihe nabonaga ko nta wundi muntu ufite uri hafi yanjye mbona nyine inzira zose zahagaze aho kanya rero ntabwo ari muto cyane ariko nanone ntabwo ari ndi mukuru narangije kwiga 2018 secondaire ibyo bintu byabaye niga mu wa 2 secondaire umva ntabwo ari kera cyane so ubwo nabonye inzira zanze wari muri vacances oya twe turi kwiga twe turi kwiga ndabyibuka ngenda gutyo nari mvuye mu rugo ngira grammaire wanjye ugiye ku ishuri wiga gutaha yego ntamuteo sawa genda ndagenda ndavuga ati ubuzima bwanze gukomeza nza mu maso y'umucecuru biramubabaza kandi akaba nta kindi kintu afite yakora kuko twakwitanaga n'ubuzima bukomeye akaba nta kintu yamfasha akandeba gusa ntahandi ntabwo ndi kumurenganya navuga ngo ari kundya oya so ndabira ndabese ubundi iki kinakora ubuse ubundi nziga ndangiza ubundi nzabaho gute kuko numvaga ari byinshi ndavuga let me try icyo nzashobora cyane ari icyo navuye mu rugo ikabuga narumbisha amakuru ngo mama wanjye Nyamirambo utamuzi nagiye mva ikabuga nari mfite amafaranga 500 ndabyibuka ndagenda ngera i Remera mfite amapantaro nk'abiri numva ngiye kureba mama aho turi gukubitanira yarabize we na kintu namubwiye ko ntabwo ari we yazi ko njya ku ishuri that day ndagenda urumva Kigali yarahindutse niba ari umuntu naherukaga 2003 kugira muri 2010 gutyo na 10 na kangahe ntabwo nibo namenye n'inzu so numva ngo naha hari mu Gitega no kuri ruhurura ya gatatu iki kimwe ikintu cyo kindi mu mutwe so fata urugendo ndagenda byuka navuye Remera n'amaguru ngera Nyamirambo aho icyo gihe ari umuntu wenda ncishemo akantu gato hari umuntu twajyanye umuntu turagendana nyine ntawe twari turi kumwe ariko nagenda mvuga ati nawe byamucanze tu ubonaga yacanga mu twavuye Remera umuntu ndi iruhande tugera Nyamirambo tukiri kumwe muvugana se hari ukuntu ugenda ukabona umuntu muri kugenda inzira byose biragendana so ubwo ndavuga ati umuntu nawe byamucanze ubwo naragiye ngerayo butangiye kwira ubwo ntawe nari kubaza sinari nzi amazina ya mama yose kumva nagenda mbaza izina rimwe se uyu muntu ntawe twamumenya so mama gutya mu describing barakaba ati awe tuzi ikintu cyagiye kiba nuko habaye gusaba amacumbi ijoro rya mbere rya kabiri utaragera Nyamirambo cyangwa utarabona nkiri Nyamirambo ntarabona mama sina nimero ntaki so byaje kugera igihe rero wabona mwaje gutandukana ubwo umuntu sinza unyubwo so ubwo rero inyuma kugira ngo nkore icyo kintu nuko nabonye neza byanze wabuze mama cyuka nageze ahantu rwose nta bitego ko numvaga nari umwana wakuriye mu mujyi mvaga ibyo bitambo ibyo ntabwo byashoboka ubwo ngera ahantu barambaza ngo ariko kuko usa nk'umuntu wize nyine urabona umwana wize biramusa
ati reka njyewe narize cye ahubwo munyihera akazi kandi wari musinati akora bakareba isura akabona ni umwana nyine wo mu mujyi ati reka ngewe rwose ubu nturutse Gisenyi ntabwo nari impazi Babou noneho umuntu akambaza uvuye Gisenyi imodoka guparitse i Remera nta modoka iva Gisenyi igiparika i Remera ubwo nyine ngewe nicyo numva no kubeshya ntabwo byari bigusa so baravuga ati okay niba ushaka akazi tegereza ejo wari ufite imyaka ingahe ntabwo nakibuka neza yego ariko ni muri 15 gutyo 15 so ubwo ngubwo barambwira ati tegereza ejo tuzaguha akazi uri kubaho ubwo naho ngaho bari bambwiye ati naho ngaho tuba turi kumwe haza umupapa rero umupapa icyo genda byuka naramwanze nubwo ntari muzi yaraje aravuga ati nubwo umwana turi mu akazi ariko ntabwo ari burare hano ati hari umwana twacumbikije ubundi aratwiba so ubwo ikintu cyabaye nibwo bwa mbere mu mateka yanjye nari ndaye hanze ndagira iryo joro ryanze guke ijoro riranga neza kabisa biranga ariko mu gatondo kubw'amahirwe burake kubaza baranjyana yari umusaza nawe ngiye gukorera ntabwo nakoze igihe kinini nakoze nk'iminsi nk'itatu hari ukuntu wenda utira nka telefone ati reka mpamagare nk'inshuti yanjye nyibwire gramere ntazi aho nta kinazi inshuti yanjye kubyumva urumva bari bazi hari ukuntu umuntu aba azi kugendana n'umuntu akavuga ati okay niba uyu muntu abuze turashaka uyu ubwo baje akinyumva ubucuti kwako ni nko kuguhishira wapi yahise avuga ati baburetse ndaje ngo uhamagare ubwo arampururije aza kumpamagara ambwira ko gramere yarwaye kubera njyewe ibintu nk'ibyo numva ngize ikibazo ndabese ndi kuramira iki nanone ndabyuka bari mu mpembe 7,000 ariko ibyo 7,000 nabwo ati nzamanukana umufuka w'umuceri umufukaga ku buryo tati nambona azavuga ati umwana avuye ntago azaba yababaye already ako nabakimbona bizamushimisha so ndavuga reka mfata icyemezo ngaruka gutyo ariko icyo kintu nubwo byabaye igihe giteko byarabaye rero iyo situation ntabwo mba nifuza ko umuntu ari wese yicamo nyuma yaho waje gusanga kwa gramere uramusanga naraje ndamusanga nyuma hari anko wanjye tangira kumfasha aramfasha ndakomeza ndiga nyine mbona ibintu bigiye bigenda gake bicamo mama uza kumubona mama naje kumubona nyuma ndabyuka mvuye ku ishuri barampamagara twumva ibyo byabaye niga mu wa kabiri no maza niga mu wa gatatu nyuma y'imyaka myinshi kuko twayirukanaga 2003 nkiri umwana mutoya aza kuza nyine aje kukwirebera aje kunyirebera barampamagara ati mama wawe aje kureba mama wanjye uwe ati mama wawe yunuye ndabandaje ndabyibuka naje nsanga yicaye nk'ahantu ndamusuhuza neza Imana yangiriye neza ukuntu hari ukuntu abantu baba victime y'ikintu runaka cye bakabaho bafite ikibazo ni ubuntu bw'Imana njye nagize numva okay niko byakwiye kumera numva nyine nta uramubabarira uratuza ndamurenganya se ariki ndamusuhuza birarangira arambwa amakuru yawe ni meza uzaze kudusura nta kibazo mbwira aho uba nzaza kugusura kuko nyuma ndabyuka yaje kumbwira ngo ariko mpora ntegereza umunsi uzambwira ngo mama hari icyo nshaka kubwira ariko umunsi narabuze ndati nta n'ikintu mfite cyo kuzakubaza rwose cy'umutima hamwe ni ukuvuga we ntabwo wahaye waramwakiriye muri wowe cye naramwakiriye ntabwo wigeze ubabara cyangwa papa iki rwose ntabwo ati ntacyo tujya tunaganira n'ubu ngubu turavugana kaganira kambaye se nta makuru ya papa ati reka rwose mwarajyanye ahubwo wowe wagarutse mbere undi ari mwarajyanye okay so Babou kugeza ubu ngubu uri umuhanzi uraririmba kandi urazwi indirimbo nziza cyane ijwi ryiza cyane ntavuga ni kuririmba wabitangiye ryari byaje gute muri wowe kugira ngo mve ko wakinjira noneho muri gospel umwana muto nkaho ufite ijwi ryiza ni gute byakujemo so ntabwo navuga ko ari amahitamo yanjye kuko iyo nza guhitamo ntabwo nari guhitamo gospel ntabwo nkubeshye ariko ni Imana yanyifatiye nkiri umwana njye nakuze ndi mu rusengero nkura ndirimba mu makwaya y'abana ndakura gutyo bigeraho nkabona muri gospel ndi kubikora kuko ndi mu rusengero nkwanjye ari umupasiteri
nkabona nta mafaranga biguha urumva na situation nayo nibereyemo numvisha amahitamo nayo kujya muri sekira numvaga aricyo kintu cyonyine sekira ndabyuka hari n'abantu twaganira rwose barampusha bati bantera courage mbona hari n'imiryango hari umuryango nigeze kubona ufungutse neza mbona ndagiye birarangiye ryari ijoro rimwe navuze ati Imana kugeza aho inshuti zanjye zose zambwiye ati go ese umukristo kuba umukristo nta kazi nk'ibindi byose ndabati Imana niba wonshaka iyi miryango yifunge wowe ubwawe kuko akanya rwose ndi kumva bwatinze no gukiba ngo njye gusayininga kuko byari mu gatondo nkajya gusayininga contract n'abantu n'umuntu ukomeye hano mu gihugu numva ngiye kabisa ngiye gufatisha ibyo bansaga byose nabikoze babibonye Judy sinze ni Imana yamfasha akanya hari igihe umuntu ajya ambwira ati uzaba muri gospel hamwe ati we naguze ibintu uvuga nta n'ikintu nakubwira kuko singewe uri wijyanye muri ibi bintu ni Imana yonyine mu gatondo sinzi ukuntu ibintu byagenze umunsi wose nirwa nta muntu tuvuganye ejo numva ibintu byose biraceceka neza ndavuga ati ahubwo niba nakoraga indirimbo imwe ngiye gukoresha ahantu za gospel byanga byakunda Imana iranshaka nuko nguko nabikomeje ninde muntu wakubonyemo iyo Mana bwa mbere cyangwa wayiyumvishemo muri wowe ntabwo navuga ngo umuntu umwe ni abakristo twasenganaga bose muri rusange nari umwana usubiramo indirimbo ndabyuka nakunda kuri mu turimbo twatewe bose babireba nkajya kuri stage nambaye ikabutura nkajyaho mvuga ati ntabwo ari ubutumwa njye kuko bagwaga ibiceri nkagura nk'ibiceri nkatanga biha grameri nakuze ndi umuntu uvuga ati mfata responsibility ndi umuntu ugira responsibility nkumva ko aya mafaranga nubwo nyabonye ntabwo ari yo gukoresha ibi n'ibi ejo hari ibintu nkeneye nkayashyira tate duteke nyine ibintu nkumva ni ibintu bikomeye cyane nakunda gusubiramo uturirimbo rero barambwira ati wow noneho ndimwe nakicara nkaza niyumvamo guhimba akantu kanjye akandika handitse ntangiye kuguza nka korali zacu bakaziririmba ntangiye kuzanziririmba njye nyine abantu babikunda barambwira wow kuhaje ndibuka indirimbo ya mbere nabo narakoze yanjye nkajya muri studio ndibuka n'ikivuzo naragize n'abati Imana numfasha nkakora indirimbo nkazanyiyumvira njye nyine nzagushima nzagukorera ibintu bikomeye indirimbo ya mbere ndashimira Isakaye n'ijabo isa nawe yakaye n'ijabo niwe muntu wanjyanye muri studio anyandikira indirimbo yitwa amagambo yawe niyo ndirimbo ya mbere nakoze ndayiririmba iyo ndirimbo kugira ngo izarangire byari ikintu gikomeye muri studio numvaga ari ibintu bitabaho kwambara amayekuteri mikrofone icyuya kirabira ijwi riranga note nkayivamo producer yakoze yitwa Peniel Peniel akabwira Isa uyu mupeti wanzaniye noneho ati uyu mwana timuhamagare nava muri recording twaba twicaranye gutya karimba neza ariko nasubira muri recording bikanga kubera ibintu utamenyereye yego ariko nza kubona birabaye nyine ubwo wenda mvuze ngo ninde wanyankuhaje navuga Isa kuko niwe wanjyanye ntabwo uteye courage kugira ngo ukore indirimbo yego indirimbo niyo ndirimbo ya mbere wakoze ifite video ngubu ifite video lyrics kugeza ubu ngubu ufite indirimbo zingahe audio or video maze kugira ebyiri audio n'eshatu ubwo ni eshanu indirimbo zose zanjye njye nyine gito cyawe tugaruke none ninde muntu ushimira cyangwa wagiye ufataho nk'icyitegererezo mu rugendo rwawe rwa buri munsi bwo kubaho mu buzima ufata ati uyu muntu yaramfashije mu buzima bwanjye navuga abantu benshi kubera ko Imana yagiye inyohereza abantu benshi mu gihe kimwe na kimwe umwe yarazaga igihe cye kikarangira undi akaza igihe cye kikarangira ndetse barondoye ari benshi ariko hari abantu bamfashije cyane bikomeye cyane hari n'abatabikunda ko mbavuga ubwo niyo mpamvu mbavuze hari abantu bamfashije ni ukuvuga benshi bagiye bagufasha muri ibyo bihe baramfashije pe nihe mbogamizi waba warahuye nayo muri music ukibyinjiramo ikintu cya mbere wahuye nacyo cy'imbogamizi cyakugonze ikintu cya mbere nta kanya mbona kigihari is my look ukuntu ngaragara
gute so ndi umuntu ngiye mfite umusatsi w'amarende mfite irende ry'umusatsi ubundi naje ngiye kubona please so igihe ntabwo nasokozaga rero akizinga akizinga and then umuntu akaza akamugisha uririmba neza uramfasha ariko umusatsi wawe se wa mama we wa papa we nyine ukuntu ari meze ikindi amasitire naririmbaga hari amasitire amwe namwe nagiye ndirimba muri gospel nima yakire neza cyangwa se andi nkayakora ariko nkayakora atari ikintu ndi gukorera abantu tikora abantu basi bishime ariko njyewe nkumva wowe ntago wishimye ni ibintu nkoze ntabishaka ariko nowadays ubu ngubu rwose icyo kibazo cy'imyumvire ni imyumvire y'abantu uramfashije nahuye n'ikibazo cy'imyumvire y'abantu itandukanye bavuga ko akenshi bavuga ko nta muririmbyi uririmba gospel gushyiraho dreads cyangwa imisatsi ya foyi ugomba kogosha muri video yawe ugomba kuba wambaye costume wamuzamuye amaboko gutya umeze gutya wapfukamye hasi ikibazo ni ikibazo gikomeye ntago nyine video zigomba kuba zimeze gutya zigomba gukora amasitire gushaka gukoreramo hari ibintu byanjye nshaka gukora nahuye n'imbogamizi ikindi nahuye n'imbogamizi y'amafaranga nta mafaranga nari mfite ndumva izo mbogamizi zari zikomeye iyo ziba zimeze neza rwose nayo kuba ngeze kure arenze aha ngaha bavuga ko nkeka ko ukinjira muri industry ya gospel wabonye byinshi wahuye na benshi bagenda bavuga ko muri gospel nta mafaranga abamo kuko kuzanga ntayarimo bamwe bakavuga ngo arimo kuri wowe ubibona ute ni ubushake bw'abantu ni ya myumvire y'abantu ndashaka kumenya ikibazo kirihe ikintu kimwe nzi hari umuntu mwigeze kumbwira ijambo riramfasha aramubwira ati iyo utazi icyo ushaka ufata icyo ubonye ariko iyo uzi icyo ushaka ufata icyo ushaka ukumva ikintu mvuze iyo utazi icyo ushaka ufata icyo ubonye iyo kije ari cyiza uragifata iyo kije ari kibi uragifata ariko iyo uzi icyo ushaka uragiharanira gospel irimo amafaranga ku bantu bazi kuyashaka gospel nta mafaranga irimo ku bantu batazi kuyashaka icyo navuga gospel abantu tuzi even me njyewe gospel yaranyigishije kuva 5e kuva 4e secondaire kugeza 6e yaranyigishije gospel yanjyanye kwiga hanze urumva it's a gospel rero umuntu sinzi ukuntu inzira bayaciyemo kugira avuge ngo nta mafaranga ni gute wabukorera nyiri gutanga amafaranga ku bantu bose no ku bintu byose wowe ukabura amafaranga how uvuga ngo uburyo wabukoreshamo nibwo buryo butandukanye uburyo ahubwo ubikoreshamo nivuga gutyo fine nta kibazo ya myumvire ni cya kibazo turi buhure nacyo ariko it's okay ariko kuri ni tugomba kukuvuga uburyo ayo mafaranga yashatsemo icyo kibazo cyangwa se uburyo ukozemo ibintu byawe icya mbere urashaka kwigana umuntu runaka uyu muntu afite aho yageze afite n'uburyo abikoze n'aka kanya afite tekinike akoresha nawe ukicara hariya ati reka mwigane gutya na gutya my dear ntabwo bizaguhira shaka nawe inzira yawe twaciye mu nzira z'abandi njye nagiye nca mu nzira z'abandi ugakora indirimbo ati reka nkora indirimbo imeze nka gutya niyo njye nagize experience mvuye muri Kenya nagiye kwiga production muri Kenya abakire baho ni abagospel ntabwo ari abasekira abagospel bari hano hejuru abasekira bari hano why ikintu nabonye bo bagiye kure y'imyumvire y'abantu umuntu nushaka kumfate gutya as long as nzi icyo nshaka nzi uwo ndi gukorera nzi ibyo ndi gukora ibyo ari byo gospel barakora bakavuga ati ariko nese niba muri sekira harimo amafaranga bakaba bakora bakaboostinga bakazamuka twebwe niyo dukorera Imana kubera iki tuba abakene why ko kitakora ibi bintu natwe bikazamuka bo niko babikoze bubaka standard barakiza bameze neza ariko abanyarwanda reka umuntu umwe arakize yimere neza afite inzu afite n'imodoka ntabwo uzi ukuntu yabigenjeje ariko natwe twese reka duce muri izi nzira ntabwo bizakunda tunavuga ngo buri muntu wese akora uburyo
agomba gukora tureke kwita ku myumvire y'abantu yes kora ibyawe wowe ibyo wumva koko ko bikwiriye kandi ushoboye unakunda uzi ko ikintu udakunda kirakuvuna ukanisanga utanagizemo imbaraga cyane kubera kutagikunda iyo ukoze ikintu ukunda unashoboye utuma nyine ugetinga iyo profit so twirengagize ibyo abantu bashaka okay wenda so n'abantu turabareba iby'imitima yacu ishaka oya n'abantu turabareba kuko n'ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu yakuze ashimwa n'Imana ndetse n'abantu tugomba kubakontaho ariko niba bakubwira ubu ngubu ngo wenda ujye ukora wambaye costume muri video uzabikora uzampa impamvu ubimbwiye gutyo nakumvira rwose nta kibazo ndabikora ese kubera iki wumva ko ari ibingibi nakora n'ubu impamvu ifatika nkumviye impamvu pe irafatika nzavuga ati inama ni nziza okay ahubwo nari narayobye nta kibazo reka mbikore gutya ariko ndabizi nayo ko nta mpamvu uzampa ntuzambwira ngo ambara gutya hari ibyo ngibyo nuko wambaye hari akanya hari abantu bari kutira kuvuga ati curi yaguye byagenze gute so imyumvire y'abantu please igabanyuke tugereze kumvana tugerageze koroherana mu rugendo turimo kuri wowe nka Babou ninde ufata nk'icyitegererezo mu muhamagaro wanjye nka modo ni benshi si benshi cyane ariko bigiye biri mu makategori atandukanye hari uwo mu kuririmba ni umusore bita Jean Christian yiri imbere ntabwo tujya tuganira nta n'ibintu byinshi tugirana gusa nkunda ukuntu aririmba nkunda ukuntu akoremo ibintu byiwe ni umushipa ukora ibintu nyine ukabona ntabwo ari kuturodinga cyane ariko ukabona ibintu ari gukora ahantu biri kumugeza ibintu biri silent mu magambo ariko in action ukabona akoze ikintu kimwe kiraboostinze then mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe umuntu ntabwo ndi muvuge ko atabikunda ntabwo abikunda ndamuketse ntabwo abikunda ariko aranyinsipira ni umuntu iyo tuganiriye arakubwira ati Babou you have to be you niyo mpamvu mba ndi kubabwira gutyo utite ku kintu ufite kuba wowe ku giti cyawe uzumva amabwire ibi n'ibi bazavuga ibintu byinshi bazakora ibintu byinshi gutya na gutya ariko ufite kuba wowe ugafokasinga ugashaka icyo ushaka ukagiharanira ukavamo umuntu w'umugabo wow Babou none ndagira ngo kuri wowe hari akantu njyagira aka segment gatoya uturirimbiremo indirimbo 5 minota umwe ukunda mu munota umwe zikurikirana nizawe cyangwa nizabandi umunota umwe 5 indirimbo 5 umunota umwe rero kubwira umuntu uririmba ngo ririmba indirimbo zitazuba nyinshi kaburi iyo heraho nyine ziba nyinshi ntabwo kuzibura ahubwo zikubana nyinshi ukahita usanga nta ubuze ikintu ukora amahitamo okay fine nobody great nobody's greater than you uramahoro yanje ubutunzi bukomeye kuba narakumenye n'ubuntu nagiriwe kuko wandemeye ishimwe mu mutima ncitse intege uraza urandamira ni wowe uje nuko mbayeho Yesu we sinza kuvaho kuko nta kikunanira nta kikunanira icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana ndabizi arankunda kandi anyitayeho umunsi ku zarangiye ntabwo kizabona bravo urabigerageje okay nihe ndirimbo ukunda muri izo ngizo ndirimbo mu buzima busanzwe nkunda indirimbo yanjye
yitwa gute wandemeshe indirimbo nziza cyane ndayikunda indirimbo irimo bya bintu byose navuze nkahita mvuga ati nawe mana wandemeshe ishimwe byaje yari yakangahe kuri abo byaje ari ya gatatu so yaje ari ishimwe imbere y'Imana cyane kuko nari mvuye no mu bihe bikomeye nigeze gukora accident mara iminsi mu bitaro ya accident ikomeye rero mpita mfata ibyo bintu byose ndabati Imana ndemeye ishimwe umpaye undi mu mwaka umpaye ikindi gihe cyo kubaho wandinze ibi n'ibi reba aho ngeze Imana ushimwe wow kuri wowe wumva ushaka kugera hehe Babou kure kandi heza of course buri wese yabivuga yego muri music yego no mu buzima busanzwe no mu bundi buzima busanzwe yeah okay nihe nama waha umuntu dukurikiye umwana mutoya ugifite Imana kuko akenshi ari usanga abana batoya bafite Imana ariko kutinyuka kugira umuntu bafata kugira gute kumva ngo urashoboye Imana bakazihererana muri izo nkeka yuko hari abana benshi bicaye mu rugo iwabo bazi kuririmba cyane bazi kubyina kurusha ku buryo ushobora no kumufata kwa mushirangeranya n'umuhanzi usanzwe uzwi ukavuga ati umva urabizi wowe rwose ugasanga wa mwana uri mu rugo just uri kwisubiramo indirimbo z'abandi afite ijwi rihambaye ku buryo uyu mwana umushitsemo ikintu wagira ese nihe nama watanga ku bantu nk'abo ngabo inama natanga ntabwo iri bujye kure cyane n'ibintu navuze cyane twigiye ku birenge by'abatubanjirije perezida wacu twubaha cyane Paul Kagame navuze ngo niwe wa mbere ugoye kwiha agaciro wowe ubwawe ikindi umuhanuzi wa mbere ni wowe ntabwo ukeneye undi uzaza kukubwira ngo gutya na gutya akubwira ngo Julie urashoboye first nshobora kukubwira ngo urashoboye n'abantu benshi tubibwira hano urashoboye you can do it ukaba ati wapi you can't niba muri wowe harimo ikintu negative you are wrong icyambere ugomba kwiyumvamo ko positive nabikora ushoboye iki n'iki ikindi ukaba wowe ikindi ugatangira wowe intambwe ya mbere ni yawe izindi zose zirekera Imana we iragukeneye you banza ugire ikintu ukora niba twarasomye Bibiliya Imana ibaza Mose ngo ufite iki mu ntoki zawe ati mfite inkoni yonyine mu by'ukuri mu nkoni nta kintu cyari kuvamo kigaragara wavuga inkoni imbere yawe hari inyanja inyuma hari abantu hirya n'imisozi inyuma hari Farawo inkoni means nothing kabisa na inkoni n'isura yakoresha iki ariko yavuze ati mfite inkoni hano ngo atoke yirambure hejuru y'amazi bishatse kuvuga iki muri wowe harimo ikintu icyamenye no kumenya ko ugifite wanakimenya kuvuga ati Mana ngiwe I can sing nshobora kuririmba ntabwo nta bundi buryo mfite rero Imana ntabwo izajya gukoresha ikindi kintu ngo kiguterekemo already hari ikintu kikurimo aho bikeneye wowe uvuga ati okay nacuranga mfite intoki zacuranga icyo cyo kirahagije ati okay uragifite yes curanga ubumenyi bwose iki bitabiza mu ntoki zawe Imana kuko nidukoresha nidukoresha so icyambere no kumenya ngo muri wowe ufitemo ikintu kwanza umuntu akoresha ngo ufite iki wamusubiza ati mfite iki n'iki ku muntu aheraho niyo haje Imana ikoresha abantu iyo umuntu ashaka kubaza bye byagiye bimbaho kenshi Babou urashaka kuba mu ntoki Imana umuntu uvuga ati ndumva nshaka ko umuntu bitari muci intege ariko njye bamaze ngo urashaka gukora iki cyo urashaka kuba iki ati iki uko gikomeye koza ati nushaka koreho na 20% ariko biraba bivuye ahantu harandi bigeze nkakikubwira uko kiri uko nkiyumvamo so you first banza umenye ikintu ufite muri we ni igiki inzozi zawe ni izi ikintu ubwo iki kuba ngifite biroroshye cyane wagera ukora n'ibindi bintu byawe byose nta wundi muntu utegereje ntutegereze ngo umuntu azaza kukugira inama oya cyangwa agasapoting support izi utazanivuye Julie njye nashatse kwiga ntazantu bizava nabonye secondaire yangije ndavuga ati birarangiye n'ubundi nabi wacu bose nta muntu nawe nzi naba nkubeshye ntawe nzi wize university kayumvaga ntabitambabaje ngira ikintu cyo kumva ko ubuzima uko buje urabwakira yenda bwakira kavuga ati okay
niba akanya ari uko bibaye okay niko bibaye ariko ngiye guhorana ko ejo n'ejo bundi atari ko bizamera yego so rero ngiye natekereje kwiga ntazana ibintu bizava ndavuga ikindi ndashaka kwiga ndabyuka nahuraga n'umuntu abanyeshuri twiganye bo batangiye kutiga nati mwe ngiye nawe nshaka kwiga mu Rwanda tu ntabwo ndabona ikigo neza nshaka ngiye ngo bati mana sinzi igihugu nziga ariko ndumva nshaka kujya kwiga kandi nkiga hanze rwose nkurira indege nanjye nk'umuntu ariko ibyo byose nyine hari akantu kakuzamo satana kaba atari ko bikwikirigita nanjye naba nicaye njyenyine Babou kandi hakabaraga nyine nta kundi ariko ibyo bintu byarabaye umuntu yarambwiye ati Babou umushaka iki ndashaka kwiga hehe nshaka kwigana ikigo nagishatse nashatse ibintu byose bishatse kuvuga iki iyo mba ntafite iyo mind umuntu akantunga rushyira ko ndashaka kwiga hano kuri hano runaka ku kigo runaka hariho hose ugasanga bibaye gutyo ariko nafite ikintu muri njyewe ntegereza ko Imana izahera kuri icyo kintu natekereje so rero ikintu nabwira umuntu nabanza atekereze banze yumve icyo afite muri we avuga ati iki ndagifite yumve ko agifite kandi yumve ko ashoboye iyo confidence ayigira ntabwo uzamenya aho Imana iturutse ushobora gukoresha juri ushobora gukoresha njyewe nukuvuga ngo ikintu bafite bagisohore muri bo bagikoresha apana uko gutegereje abandi uko kiri apana no kwigana abandi byo kwigana mwe mubiretse yes hanyuma wenda tugana ku musozo ndagira ngo wenda ugire icyo utubwira kuri gospel ministry turimo sibyo iyo urebye ukabona aho yavuye ukabona nahigeze ese urabona ko hari aho iri kujya cyangwa urabona iri gusubira inyuma ese ikibazo niba kinahari cyaba kiri kuri gospel cyangwa cyaba kiri ku bantu gospel yacu irahindagurika njyewe niko mibona irahindagurika gospel yacu iri ups and down ntabwo iri stable rimwe urabona abantu bose bakangutse bakoze kavuga ati wow kindi gihe ukabona biramanutse cyangwa se bigumye ahantu hagati bicecetse no bicecetse gutya ikindi kibazo kijya kibamo ugasanga hari amazina amwe turi kumva today no you ejo no kwibaza umuntu ntabwo asaza nagasaza ngo aveho haza abandi ntabwo nta bandi baza ese nta bandi baririmba kimwe cyo nkasanga kiri mu bahanzi twebwe especially abahanzi bakuru abahanzi bakuru ntabwo batureba twebwe bavuge ngo reka n'uyu mwana namubonye arashoboye reka muzamure njyewe ibyanjye namaze kubikora narabikoze already byararangiye ibyo ntakuyemo ntabyo nabonye ibyo ubwo byararangiye ariko uyu nguyu ntabwo tuzi ikimurimo reka mufashe muri ubu bushobozi mfite azamuke nawe turebe kurusha ibyo nakoze exactly ukabashyira rero ugasanga abahanzi bo baracyashaka kumenya gutya niba nagufashe still aracyakugira gutya yagushyizemo angati uyu mwana ndabona ko abizi kabisa ahubwo yamfasha yansajisha neza yansajisha so reka tugerageze gufashanya tufashanye ugize icyo arushije mugenzi we nibwo tuzagera kure ubwo ngende kubwira experience nakuye muri Kenya njyewe nakubwiye ko navuye nasanze abantu n'umuhanzi wandi twita mutoye aratrendinga cyane kubera ko niba hari umuntu umubonye aririmba neza ati wow ngwino jya muri studio kora kino kintu kora ngwino kuri stage muri concert mfite ngwino wenda performing abandi bantu bakubone kandi ntabwo ari bibi so dufashanya muri byose dukora wow Imana igumugisha cyane message yawe ya nyuma wenda watanga uriko tugana ku musozi message ya nyuma natanga nuko mfite indirimbo nshyashya indirimbo yitwa Te Amo bayikuye hari ko wonde Te Amo uzabamagara ikindi ni indirimbo bita Te Amo Te Amo ni ijambo ry'Icyesipanyol mu kinyarwanda isobanura ndagukunda ubwo ushaka kumenya ibintu byinshi birenze kuri ibyo bazadukurikira nta kibazo live so ni Te Amo wayisanga kuri YouTube channel yanjye yitwa Babou Melo wayibona ugasharinga ugakomentinga uko wayumvishije yego
wow, Imana iguha umugisha cyane n'abantu mwese mudukurikiye Imana ibaha umugisha cyane. Ndashaka kwibutsa yuko ushatse ahantu wasohokera muri weekend wagana Kasa Keza hano Kacyiru kuri munsi y'umuhanda wa Minagri ku kapa ka 573 haratuje kandi harasa neza. Ku bantu badakunda ahantu hasakuje mwahagana bakabakira mukarushaho kuryoherwa. God bless you.